Ese ko utavuga ko Muyango ngo arwaye sida? Wakigoryo ngo ni Salima, wowe utazi kozi kuma. Zinda warabyaye ufite umwana, uzaba ari we ujyana ku ishuri. Jewe ntago wantegeka kujya ku ishuri. Yango ntago yigeze yirukana Zinda, kuko mu kazi hari muri touchdown bambwiye ko Zinda yasezeye. Kandi ibi bintu nyirabayazana makuru ufite, nyirabayazana ni Salima. Ahubwo Muyanga makuru ufite yanze gukorana na Zinda umunsi umwe. Zinda uri ushwana na Sherina Doro, benda kuza kugukubitira Shirax. I was there. Afashe video uwo Salima icyo kirobezo yaravuga ngo ni wowe bici ngwirya ngwitiyushya kuye. Agera kuri video kuri Muyanga ari kubyina ngo ariko ngwindi ngwiba yisha kuye. Gutyo Muyanga ati wabujije umushuti wawe kunduka, kuko Muyango ntaziranye na Salima. Nta n'urwo rwego rwa Muyanga rwo kuvugana na Salima. Salima utazi koza mu gito, Salima utazi koga, Salima unuka. Abagabo nibirwa bavuga induru bati tuzasubirayo. Slim Jesus. Umuruho wo guhiga muri iyi mihanda wakigoryiwe ngo ni Salima. Salima unuka. Mwumva ukuntu Salima yaje yibonekeza. Salima araza aribonekeza, araza Salima aturumbuka nka hariya. Salima nkwibutse yuko wowe unanuka. Salima ibiyobyabwenge byarakurenze, ntunamenya kwitawaza. Salima rwose wowe warajanjaguritse, mvira mu nzira Sali. Njewe mbasha guhiga muri iyi mihanda nkanishyura niyo nzu y'ibihumbi 300 nkayibamo. Sali ntago uzi igiciro cya serera ukuntu zigura. Sali igitunguru uko kigura muri uyu mujyi ntawuzi, kubera yuko wowe twibukiranye iwanyu bakwatse umwana kubera ibiyobyabwenge, ujya gucumbika kwa Zinda. Zinda nawe wibera iwabo. Muri make rero Salima mbabarira ntuzi imvune y'iyi mihanda. Nta kintu twavugana madamu we, nta kintu twavugana Salima utazi koga. Umunsi wamenye koga ukoza ni kuma, ku buryo umugabo kugezeho yumva utsamu ya kweri. Uzaze turebane neza Sali, mbabarira n'igikara cyawe unuka. Salima ubyina wicu gusa ntuzi guhostinga ntaki uretse kugenda wiyenza muri iyi mihanda. Salima bimenye kuri indushyi, nta hantu ngewe mpuriye nawe, nta nubwo ushobora kumfataho ijambo wakagorewe. Wowe Salima utazi uko serere zigura, Salima utazi imvune zo guhaha. Icecekere ntuzi ukuntu ujye woga Sali. Ikindi Salima nkugira inama, icecekere nta nubwo ufite kuvuga. Ndi kuvuga Sali kuko ntaga agaciro kanjye ari nk'akawe, ntago ari nk'akawe Sali. Wibuke neza ko iwanyu bakwatse umwana kubera ibiyobyabwenge. Uburi ujya gucumbika kwa Zinda, uretse ko icyo kintu Zinda nawe tuza kugipfa. Zinda turagipfa. Zinda kucyuri umwana mubi, Zinda kucyuri umugome, Zinda kucyuri umuhemu. Kuki utagira inama Salima? Salima ni umubyeyi, kuki utamugira inama ngo aturumbuka ajya guhiga nk'abandi? Zinda nguhamagaye kangahe? Wowe umunsi twahuye tuzavugana neza, kuko hari igihe tujya tubasha kumvikana. Zinda wakagira inama umuntu witwa Salima akava iwanyu. Ese ubundi ucumbikiye Salima mu buhe buryo? Ni masikini yabuza hajya, ni umupampe yikoreye udukarisa atajya fura n'iwanyu ngoba. Noneho ntiyanaje nawe ahuba, kuko nawe wibera iwanyu, sibyo? Ibyo Zinda warahindutse. Gira inama Salima we ntarakugarukaho, nkubwire hakiri kare icyo nkutekerezaho. Zinda fata Salima umwicaze. Nejo bundi mwarashwanye aho yagiye kurara makubwire yaraye kwa Isimbi. Sire Isimbi ubwira igihe umwirukana. Kandi Sali, Zinda zakwihinduka umunota umwe nawe mbe mbikubwiye, kuko Zinda nta mikino ajya agira. Zinda ubyuka mu gitondo akaba yatuka n'umuntu niyo baba barabyanye cyangwa iki, akamwanika. Niwe wazananira wowe wataye abana Sali. Utumwana ubundi kuki mama wawe yafashe umwana wawe nawe ntagufate kandi yarakubyaye ukajya kuruki wabo wa Zinda? Ubundi guturamye kwa Zinda ukora iki wacyohewe? Sibyo? Uturamye kwa Zinda ukora iki? Salima rero wowe nta jambo ugomba kufata, nta n'ikintu na kimwe ugomba kuvuga. Ntuzi uko ibirayi bigura ku isoko, ntuzi Kinigi gura ngahe, ntuzi serere zigeze kurangahe, ntuzi poivro zigeze kurangahe. Wakigoryiwe ngo ni Salima, wowe utazi kozi kuma. Ntuzanongere.
ntuzongere Salima, mama wawe yantumyeho bene nyoko ngo ndeke ngo kuvuga yuko bamwatse umwana ngo ninkutuke we ku giti cyawe. Umugore w'ikigoryi atukisha umwana we cyangwa umubyeyi. Mama wawe nongere nanababutume sinigeze nandika. Mubyeyi wa Salima, fata Salima umwana wawe wabyaye umurerane n'umwuzukuru. Salima arananiranye mu mihanda, yirirwa tumura ibiyobyabwenge. Rihabu ntibamuganirije ngo abyumve, yaraje yisubira mu biyobyabwenge. Nicyo cyatumye mufata intuze, ari kwanduranya mu mihanda, yiyenza ku bantu biyishyurira inzu. Mama yiyenza ku bantu biyishyurira inzu. Ubwo mwibaze umwana w'umugore nk'uri uri gukerakera mu mihanda. Salima stop. Ikindi rero Salima, ntuze wongere ndakubujije gupostinga umuntu witwa Dayo. Dayo yaraguhaze, reka nkwereke Dayo ukuntu ahagaze we. Salima barongorera muri butu. Sari wowe bakura ipine muri butu bakagushyira muri butu, kuko n'intebe ntibaziryamisha kuko zicaramo abapampe. We Salima we barongorera muri butu, ni uri kuza kumbwira? Sari ndwana no kwishyura inzu, ndwana no kugura essence ijya mu modoka. Hajya urwana niki n'amafaranga ya moto kugeza aho Zinda yakoreye kuyaguza? We Sara, ahubwo nibakwandurure hakiri kare ubone yukwirwa sheri, kubera yuko mama atakushinda we mwenyewe. Salima ntuzongere n'umunsi numwe gutungutsa kuri jihadi. Reka nkwereke rero Dayo wawe, wowe uteye utya masheri. Reka mbikwereke neza. Reka uzurebe umugabo wawe bamubwiye, bamubajije uwo bakundana. Ngira ngo biri kubireba neza. Mukobwa mwiza uyu ni Dayo, urumva ucitegera. Dore umwana afite wese uteye kuriya. Uyu no mu Brazil sheri. Wowe Dayo ntuzongere kumupostinga kuko nta nugakuze. N'abakobwa bantumye bati tuyamire Salima aho yahora yipostingisha iki Dayo. Dore Dayo wawe sheri, urareba ko ibi byafashwe igihe kirekire. Dore nguyu ni Dayo. Urareba se umwana baba bari kumwe. Wowe ireba ukuntu uteye nk'intuzenya nka cya kibido kivamo amavuta yawe usa. Ntuze wongere, ndakubujije ntuzongere. Bantumye bati utuyamire Salima kuri Dayo. Salima nguhamagaye kangahe? Yaranavuze ko afite umukunzi umwe. Ucitegera. Reka nongere mu Sari hangariya hapa. Warebye dore Dayo nguriye. Sari reba ukuntu bigenza nizo modoka wirirwamo bakurongora muri butu, kuko na nyiri modoka aravuga ngo burya uzamenye naho uva umenye naho ujya. Iyo uzi rero aho uri kujya ntabwo ushobora gusubira inyuma. Ucitegede ntacyo ngo Yesu we ngo burya Salima koko twabonye. Urumva oya Salima ntago ni kibetize kiraho ngaho, ni kirobezo kiraho ngaho kidashobora kumbwira ABC. Uri kumva Sari, wowe ho mbaye nkubujije hakiri kare mon bebe. Nimukamumenye dore aho rigeze. Ubwo rero Salima, kandi rero Salima wowe uba ugomba kuvuga buri muntu wese uvuze nabi Zinda cyangwa ugerageje no gukora mu jisho Zinda cyangwa ugerageje no kureba nabi Zinda, kuko utavuze Zinda neza wowe Salima yabyuka yakwirukanye. Zinda niko akora, nta mikino ajya agira. Yabyuka yakwirukanye. Turi kumvikana neza? Yabyuka yagize gute? Yakwirukanye. Ugomba rero kubura aho ngaho ukaza uri muri présent maîtresse. Jihadi yagupostinze yibashije ibintu byinshi. Reka nanjye njye kumugusubiriza Salima, nanjye nahise nza kugusubiza express. Rero Salima ntuze wongere, Salima ntugaterane n'amagambo abantu bashoboye kuba bakwishyurira inzu. Ntuzongere ntuze wongere. Twagarutse ku muntu witwa Zinda, ariko Zinda nkwibutsa ikintu kimwe.
wihinduka ganiriza Salima nuwo kuganiriza apa nubwo wamutindikira mu nzu umwaka ugashira ariko mubwira uti ese Sari mama maîtresse amenye ukuntu sereri zigura ku isoko. Zinda nawe abagiye kuri ya poste yanjye nabajije tugaruke kwa Zinda abaragiye azanye ibintu byo gutukana aravuga ngo wowe Jihadi ngo wowe ngo jya kwiga reka nkubwire imyaka afite si uwo kumbwira ngo njye kwiga ubundi warize ubundi abantu bize bitwara nkuko kwawe igira hano da igira Zinda warabyaye ufite umwana uzaba ari we ujyana ku ishuri jewe ntago wantegeka kujya ku ishuri kuko warize uraruha ko abize ntibasoma umuntu nimba abantu bize bitwara nkuko kwawe Zinda we wakirobezo we nawe mbe nkubwiye hakiri kare urabeho ndagusize urabeho Zinda kuvuga ngo urajyana abantu ku ishuri fata umwana wawe ajye ku ishuri ayo batize ayige nimba yarize abize bitwara kuriya komera sheri komera yewe Zinda ngo ikizi we yaraje aravuga ngo Jihadi najye kwiga Zinda nta kibazo ufitanye nawe ibyo mwicare mubizi nta nicyo nagirana nawe ariko kuza kuvuga ngo ajye kwiga winjyana kwiga ufite umwana uzamuterura umujyane ku ishuri urashaka kunyigisha ikindi mwa bantu mwe muri kuza hano mukandika kuba Zinda yaba yarashwanye na Muyango jewe ntago bindeba ahubwo icyo bapfuye nicyo cyaba kindeba mu mihanda nkaza nkababwira ntibashwanye kuko kumva ko mwashwanye ni inkuru ariko mbabwira imbere hano Muyango ntago yigeze yirukana Zinda kuko mukazi hari muri touchdown bambwiye ko Zinda yasezeye kandi ibi bintu nyirabayazana makuru ufite nyirabayazana ni Salima uri kumva wewe Zinda kandi Zinda nawe urashwana kuba mwashwana na Muyango haba wowe haba Muyango nta funi nta mujyojo muba mugomba kumvikana ibintu byanyu ariko iyo mwaje mukishyira ku karubanda of course abantu barabota none kuza ukavuga ngo abantu ariko ubundi babaze mwebwe mufite akabari tubwizanye ukuri kuza kwirukanisha Muyango ntago yigeze yirukanisha Zinda ahubwo Muyango amakuru ufite yanze gukorana na Zinda umunsi umwe kuba badakoranye umunsi umwe rero ngo muhuze umunsi mugomba kumvikana umwe agakora uyu munsi undi agakora ryari ngewe kandi sinanabumvikanisha kuko sindi nyirakabari nta business ifite y'akabari umukire ababakira igihombo bagira nibo bakizi nibo baza abahosta bagomba guhuza mugere mutari guhuza jewe kuba abantu batumvikana ntago bindeba uri kumva ntago jewe bindeba uri kumva ariko tugaruke tubwizanye ukuri nawe urashwana haba na Muyango arashwana mwese murashwana kumvikana mura hostinga je sinshobora no kwitambika mu bintu by'abantu ba hostinga kuko jewe ntago hostinga ibyo mbibasubiriremo Zinda uri ushwana na Sherinador benda kuza kugukubitira Shirax I was there nari ndiyo uri kubutuka ngo ni ingurube timu yarije kugukubitira Shirax ninjye wayishubijeyo turi kumvikana ikindi wowe Zinda murashwana witwa Teta Sandra ntimwashwanye ntimwahostinganaga buriya rero mureke babwira ikintu kimwe ntago nibaza ukuntu mushobora kumbwira ngo Zinda yakwirukanisha Muyango cyangwa Muyango yakwirukanisha Zinda nyirakabari niwe uba ugomba kumenya aba bantu ndabahuza batakwanga guhurira kuri post imwe bakabyihorera ni uburenganzira bw'aba bakobwa ariko kuzana ngo ibintu mwapfuye mujya guhura ngo mujye kuri posta ntabyo nigeze mbona naherutse mbona posta mwapostinze mukagenda iyo muje gushwana rero ibyo bibari ibyanyu ngiye ikintu narwanaga nacyo kumenya nimba Muyango yirukanishije Zinda cyari kuba ari ikibazo mu mihanda kuko Muyango nta miyaga twari kumushyiriramo ariko warasezeye ayo niyo makuru ahari Muyango ntago yigeze kwirukanisha ahubwo Muyango ntimwigeze mwumvikana ku kintu cyo guhuza gukorera hamwe cyangwa gukora umunsi umwe kandi ibyo jewe sinabijyamo nta kabari ngira
icyo muri kucyumva, ahubwo abantu bashwanye nanamenye ikintu bapfuye kugira ngo byibura umuntu agire gute anabigendereho. Niyandikira iriya post mbibaza Zinda niho yaturutse araza arantuka. Kuki Muyango ataje ngo antuke? Zinda wowe uri discipline kandi jewe ntabwo ubwo discipline ubundusha. Hari udatuka umugabo wawe ntujye umufata ukamumanika ku karubanda, ntabwo ujye umufata. Ubwo koko ibyo bintu giye twajya kubipfa ngo washwanye n'umuntu. Gushwana n'umuntu se bivuze icyo? Abantu ntibabyuka bagashwana ejo bakongera bagashwana. Abantu bari kwandika rero ngo mvugira Muyango ni inshuti yanjye. Hari nk'uwo nabonye ninde ni Semuhungu, nabonye Semuhungu we bumviriye mu nzira, we waje muri kontineri ngo Muyango yishyura ubugewe, ariko nugira amahirwe yabona abavugizi. Ariko ubundi wanyishyura amafaranga angahe kugira ngo ngenge kukuvugira? Ejo ko nawe ushobora gukotora muri iyi mihanda nkaza nkakumanika. Sibyo? Tujye tubwizanya ukuri. Reka tubyemere da. Nimba ubwo umuntu yanyishyuye nimureke nyine mvuge nk'umuvugizi. Ariko nimba uri kuza kubeshya ngo umuntu yishyuye undi, ninde umuntu ushobora kuza kunyishyura ngo antuke ngo ngende muvugire? Ejo kandi nawe ushobora kugira kugwa muri biriya bintu nkaza nkakwanika. Aba bantu Muyango na Zinda baraziranye ngo guturuka muri Miss Rwanda. Muribuka ibintu bya Bugaro wewe Muyango mushwana na Zinda, ejo murongera buriya nta ibintu byabo ni ibyabo. Ariko iyo bazanye kubishyira ku karubanda, of course tugomba kubijyamo kuko dukunda kumva ibintu byo mu mihanda. Kumva ngo Semuhungu yaje aravuga ngo Muyango yishyura ba Jihad ngo bamuvugire. Umwe muri bazi icyo kintu. Semuhungu we ntuhostinga nako ngo uri umukire. Sikuri umukire ufite n'amazu ubundi ujya kurara amajoro y'iki kandi uri umukire. Ngo ndi kugendera mu kigare Zinda ntawe nzi uzamumenya. Uri kumva ngo aba hosting ngo barusha amafaranga. Aba bose bakora kugira ngo babone iki amafaranga. Buriya rero hari n'ikintu muba mutazi. Iyi mihanda aba bakobwa ba hostinga ntago bajya babura utuntu bapfa. Nimubabarire mumbwire, sinywa inzoga jewe ngo nzajya mu tubari. Niyo ngiye mu kabari mubaze Brian, ndagenda nkahagarara ahantu ari cyangwa nkareba abashuti banje baje mu kabari zisiritu ngiyo mfite. Iyo aba diaspora igihe cyo kwera cyabo kigeze baje, nimubabarire mumbwire. Gusa ikintu kimwe cyo nababwira, abantu bari mu kazi kamwe bahuje akazi ni nayo mpamvu nashyize hiriya post. Ariko bose baraje baranyana. Uriya mukobwa ngo ni Zinda n'uriya ngo ni Salima baraje baranyanjama. Mbajije icyo kibazo kubaza gutyo se ni ikibazo cyase ndi mu mihanda. Nagombaga kubaza kiriya kibazo. Menya aba bantu bapfuye iki, menya aba bantu icyo bapfuye niki, kuko iyo nsanga icyo amakuru nabahayo mugomba kumenya. Ndababwiza ukuri umuntu witwa Muyango ntago yigeze yirukanisha Zinda. Oya, ntago yamwirukanishije pe. Sinshobora kumenya kubijyamo ngo ese ubundi batangiye gute, ntibindeba. Nta n'ikintu bindebaho. Ariko Yesu ushobora kubeshyera umuntu mbaza amakuru turi kumvikana cyangwa nkanibariza ba nyir'ubwite. Mureke mbere ku muntu witwa Muyango yambwiye ninjoro giye twavuganye arambwira ngo jiha waretse bano bakobwa. Reka mbikwereke bro, kuko njyewe nanibarije ikibazo ndavuga aba rero baje kuzana ibi bintu by'intuze. Uri kumva? Reka mbibereke hano. Ngo 3 angels mwazadushyizemo. Umva nyine ko ari 3 angels. Ubwo se twaba tugiye gushyiramo bande? Njyewe se ndahostinga. Ngo ariko se jiha reka nze ndaza gusoma utu tubazo twanyu. Dore ngo uyu Muyango yanyandikiye ngo bareke. Njyewe ikintu nakoze hano naje mpita mwandikira gutya ndamubwira ngo, uri kumva, namubwiye ngo njyewe ntago nabareka shu. Yego ko ntago nabahereza. Oya rwose ibi byo ni kuhora. Njyewe bano bakobwa kuba banzanyeho bajye bamenyera wowe witonda, jewe sinitonda. Niko namubwiye.
abantu uriya we bumuretse Bria, uriya we bumuretse, ntago waza muri iriya kontineri ngo utekereze ko uvuye mu gihugu cy'isezerano ngo uzuvuga abantu neza. Turumvikana. Zinda rero njyewe yadutse, nibarije kiriya kibazo Zinda yadukaje kuntuka. Ikintu kimwe ugomba kumenya, wa mugore we nimba ibiyobyabwenge byongeye gusota bagusubize muri rehab, sino njyewe ntabwo byavamo, mbe mbikubwira hakiri kare. Kandi nawe uranduranya, tujya tubwizanya ukuri. Aba bose ntimwahereye kera mu Rwanda, ba Sherina ntimwahereye kera mu Rwanda. Aba ba host, reka nkubaze, Muyango hari ubwo yumvikana na Sherina, none se ntago bose bakora Green Lounge, umwe agakora umunsi we undi agakora umunsi we? Cyangwa ubundi mbabazi aba boss banyu tutagiye guca ku ruhande, nanjye ubwanjye ndi umukire, ubundi je nkubaze, je ndi n'umukire umfite akabari, mu byukuri mumbwire aba ukize Muyango, Zinda, nande na Sherina kuri table, umuntu kamubaza ufite business uti ninde muntu muri aba batatu wafatamo umuntu uyu umwe Rudori ngo aze guhostinga, we wafatande? Tujye tubwizanya ukuri. Ikindi, aba bakiri ibintu byo guhostinga mujye mureba, hari n'igihe bamwe babifamo. Umva, njyewe ndakora mwabana mwe, nta muntu ushobora kumpa amafaranga ngo njyewe mvuga umuntu, ntabwo bishoboka. Je ndakora bro, ndakora. Ese ubundi mbabazi, ubu nahaguruka nkajya gutuka Muyango cyangwa nkajya gutuka Zinda, njyewe nkorana nabo, ariko bashyize ibintu byabo ku karubanda. Ni nacyo kibazo nibajije hariya. Ariko Zinda we n'ubu discipline buke, nje hari abakire bampamagaye bafite utubari, nashaka kuvuga izina hano, barambwira bati umuntu witwa Zinda natwe ubwacu aradutuka. Bafite utubari bro, baravuga ngo natwe aradutuka. Ubwo mu byukuri umuntu, ikindi, abantu bafite utubari nibo baza, abantu bahuza bakamenya ngo aba bantu iyo bahostinze abantu baratwitaba. Ikindi, hari abantu bafite abakiriya bo kuri Snap, hari n'abandi bafite abakiriya baza baje. Buriya umuntu witwa Sherina yigirira ibindi bifukunye byiwe, ariko ibintu byo gutukana ntabishoboye. Yigira ubujajwa bwe no guteranya, gutukana ntabyo yishoboreye, azarira. Icyo cyo mbanza nkibabwire, azayiririra. Kuko n'icyo gihe bari gutukana twari twicaranye Shiraxi, ntago jewe rwose nshobora naranabibabwiye igihe bashwana. Naho ubundi oyashu, buriya nubwo yigira amatikuye, ariko ntagazi gutukana ngo kwandika. Noneho mwitegereze murebe, mwakurikiye Snap za Zinda, zireka nkubwire, Sherina ntari birye. Buriya yigira utuntu turi aho ngaho ubujajwa, ariko kumva ngo yagiye kwandika, yaragenda akisindira, bugacya mu gitondo akaba ari buriya Sherina hari video yigeze gufata amaze gukubita wa muhungu utazi no kumesa boxer, amasa ari kuvirirana, nanga kwishyira hanze, ariko ntaribi. Turi kumvikana. Ikindi, mwitegereje haba Snap zanyu mwandika, haba marayivu mwakoze, reka nkugaye imbere y'abantu, wadekonye kuba utumvikana na Muyango, kuba utahuza na Muyango, kujya kuvuga ugatuka umuntu namubeshyera, rimwe na rimwe abantu bakaza bahimba ibintu byabo, biyabyo ntago ari byo, nukwiyanika ku karubanda. Mwese murababyeyi, erega ejo sinzamenya aho muzahurira, yego ejo bana muzanahura mwiduka mugiye kugura imyenda y'abana, ibyo murabyumva. Ariko nk'umuntu wumva wahereye kera ubana na Muyango, wari wo kuza ku karubanda, Muyango bra bra bra, mufite ibyo mupfa byanyu. Mufite ibyo mupfa byanyu, mugomba kubipfa. Iyo mubizanye hano rero ku karubanda, turicara hano tukabyumva. Ngo zamura gateka yibereye muri hangover, ariko umunsi yavuye muri hangover azabatukira uriya mwana wo muri kontineri. Icyo mwicare mukiza, umwana waje muri kontineri, urebe nta n'ijambo byewe.
hanyuma rero abandi bantu, ikindi kintu mugomba kumenya mwabakobwa, njyewe mbabwire, si njyewe iyo mutihemukiye, nk'ubwo iyo muhemutse mushwanye, abantu mukorana ba nyirakabari, nk'ubwo aba bakire banyu ntibazi n'ibyo muba mupfa, bajya kumva bakumva biraturitse, ugasanga twebwe turicaye turi kubumva. Batariko Jiha, tubwire tumenye, Muyango yirukanishije Zinda cyangwa yanze gukorana na Zinda? Nanjye icyo kibazo wabajije nakibaza. Sha ntabwo yirukanishije Zinda, yanze gukorana na Zinda, ku buryo bashobora gukorera touchdown, umwe agakora ku wa mbere undi agakora ku wa kabiri. Ikintu batumvikanye ni uguhuza umunsi wo gukoreraho. Amakuru make ngomba kubaha nabwiwe n'abantu, nuko witwa Salima, reka nze nanababwire intandaro, tubwira intandaro y'ukuntu batashatse gukomeza gukorana. Intandaro shobora kutabanyizi neza, ariko hari ibyo mfite. Uwitwa Salima kiriya kirobezo ngo agacano ni ku munsi w'ejo barabatamo. Uwitwa Salima yaragiye afata amavideo, afashe amavideo atuka Muyango, turi kumvikana. Yafashe video ngo aravuga ngo afata video ya Zinda aho yicaye. Zinda ntajya abyina aba yicaye, ariko arangije ajyana no kwa Muyango kuri aba babyina. Murabona iriya creativity bazanye yo kujyana ababyinnyi mu tubari, ni Muyango na DJ Brian bayizanye, nibo bayizanye hano mu Rwanda. Ubwo muzabibana na kagakobwa k'igitisino kitajya gifata, katajya kambara inkweto zitagakwira. Ku munsi nakaziye shaho, ku munsi nakaziye, niho baba babikuye urwiganwa we. Uri kumva? Afashe video uwo Salima icyo kirobezo yaravuga ngo ni wowe bici ngwirya ngwitiyushya kuye. Agera kuri video kuri Muyango ari kubyina ngo ariko ngwindi ngwiba yisha kuye gutyo ngo do. Uri kumva? Mureke mbabwize ukuri, ubwo urumva we wavuga gute? Ibyo tubwizanye ukuri. We bino bintu by'ababyinnyi bazanye, bino bintu by'ababyinnyi Muyango na DJ Brian bazanye, nibo bonyine ubwabo bazanye iriya mbyino, kufata ababyinnyi bakabajyana mu tubari bakabyinana, rwose bagahaguruka bakabyinana. Cyangwa nge mbabwira ukuntu mba mbibona, uretse ko kakakobwa k'igitisino, igitisino kitajya gikora mu kirenge, shahu nzamubwira azahita ajya gukaraba, kuko umunsi namubwiye uzaba umwe. Wowe Zinda, woweho Zinda niwongera kunzana ibintu byo kuntuka, we tuzakutana tu. Jewe nibarije ikibazo, buriya niyo hagira unsitaraho, nta muntu nigeze ntuka muri bo. Ibyo rero nibyo Muyango ati wabujije umushuti wawe kuntuka, kuko Muyango ntaziranye na Salima. Nta n'urwo rwego rwa Muyango rwo kuvugana na Salima. Salima utazi koza mu giti, Salima utazi koga, Salima unuka. Abagabo nibirwa bavuga induru bati tuzasubirayo. Ngo nanjye ngo mba ngomba kujya aho bari ababyinnyi bari ba Brian na Muyango cyane. Mujye mucunga poste ya Muyango na Brian, haba hari ababyinnyi. Mugende namwe murye show mubyine, turi kumvikana. Mugende mubyine, cyewe mbabwiza ukuri sinzi kubyina, ngo ndavuga ngo ibiki, ariko giye kubona umujye mureba abana bakobwa ukuntu bakunda competition, baba bashaka ibi byose birava kwishyari. Mutuze abakire, mureke mbabwire, mwibwira ko abakire ba muri iyi mihanda ari ibigoryi, bagiye gushaka amafaranga yo gushinga utubari, ntibamenya n'abantu bazajya babahostingira. Barabazi, mujye mwitonda, ntimuzaze guhitiramo abantu ngo we nyiri kabari ngo uzaza n'uyu. Oya, ninde wakubwiye ko umukire yasohora amafaranga atari buze kwinjiza? Ariko ninde wakubwiye yuko umukire ashobora gufata amafaranga agashora mu kabari ntamenye ko agomba kugira gute? Umuntu agomba guhamagara. Uturabyo twa roza se,
cyangwa uturabyo twa lavenda bariya ubundi abandi mwese nimushaka mwe mubiretse ubundi mbabaza abo babyinnyi banyu muranabagaburira mubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa mubitaho njyewe uretse Muyango na DJ Brian nibo bazanye iyi system y'ababyinnyi nibo bayizanye bonyine hano mu Rwanda hano muri Kigali baraza bihera abantu show ikindi ndashaka kubabwira ikintu kimwe ubu abantu bafite akabari hano muri kino gihugu bayobewe aba DJ babacurangira bayobewe aba host bazana aba host baruzuye ni nk'uruhuri nabonye na wa mukire wavuye muri Amerika bazanye muri continent na wasigaye hosting ariko numvise ngo aba host n'abakene ese ko ari abakene da reka tubyemere wowe ujya kurara amajoro urwana niki kuri umukire boss ewe ndashaka kubamenyesha ikintu cyitwa depression izica abantu muri iyi mihanda kandi mwicare mubizi ikindi mumenye ngo ko agacano DJ Brian na Jean Pierre ndagushuje DJ Brian na Tesha agacane ejo barabatama ngo wana mugani jihati nanjye rwose mfunguye akabari umuntu witwa Muyango Brian n'ababyinnyi tarakonto yanditseye hit wambukuwe n'ababyinnyi ubwo yarashatse kuvuga n'ababyinnyi nibyo ngo iki nanjye nibo najya mpereza akazi atubundi wanamugani jiha umuntu ashinga akabari ntamenye ubundi muzacunge igihe cyose umukire nimba yaguhaye ngo umuhostingire mu kabari abazi ngo uramwinjiriza amafaranga iyo mutumvikanye ujya handi nawe yabonye atinjiza ni gute umukire uskuna abakire bari kurira ngiye hari umukire ufite akabari ejo arampamagara ambwira ngo aba bantu nubwo birirwa basakuza nta nubwo rwose bagira abakiriya batabagira abakiriya turabazi ati geri nayo mpamvu nahagaritse gukorana nabo muzajya mureba nuzajya ubona umuntu yahostinze aha akajya guhostinga hariya umukira kabivamo akazana uriya nuko abagira ngo agerageze bano bakina bari muri business ni gute umukire yaho umuhosta amafaranga ngo kuza yisize nazangohe batereshaho n'imisatsi bahagarikaho n'inkweto ndende bambara ukaza ukicara gusa ngo umukira guha amafaranga ntiyinjire ngo akugarure ntago bibaho ntago umukire yakugarura utamwinjirisha amafaranga ntago byavamo uyu muntu se kandi bampaye ibirego byewe nubahe mwoka byaramwe ngo uyu yandiye amafaranga bazayabarya nyine ngo nanjye ntagiye ahantu hari ababyinnyi ba Muyango na Brian ngo nabonye ngo na ntuze yarabyiharaje ngo Keza Teriski yarabyiharaje ni mumureke nawe yikubarire muri iyi mihanda mwabana mwe none se Keza we ni utakubara bati none se jiha aturakoze kuba tubwiye yuko Muyanga atirukanishije Zinda twari tubabaye ariko gushwana byo bashwana kuko nabantu ariko se Kazinda ko gateye kuriya nk'akana kavutse imbura gihe kahita kaza kagatukana ibitutsi nk'iby'abashumba kandi ari umubyeyi akanavuga ngo yarize mwiyohereza ku ishuri nkaba mbona ntacyo abari kubarusha oya Zinda bayimenekeye Zinda ntago ashobora kuba yinywereye biriya biyobyabwenge ngo bize gukunda ariko nzakwibutsa 3 samu ya Kicukiro sheri nzayikwibutsa sune udagutegereje ibintu byo kuza wirirwa wiriza mwiriza mwigira gutya ngo nye ngo cyo kora jihangu bivuze ukuri bano bakobwa wanamugari ntukwiriye kujya mu bintu byabo ngo none se ubundi ko baza bagashyirana hanze wowe urinde wo kutabivugaho yegora atariko Muyango aba bahoste bahora bashwana yagiye akora umunsi we nabo bagakora hande none se Muyango we kuki atemera ko akorana n'aba bakobwa njyewe kuba atemera ko akorana n'abagenzi be biba bituruka ku bwumvikane kandi umuntu akorana n'abashaka nabo yiyumvamo
ati se ko nabonye Semuhungu ameze nk'uri gutukana atuka aba host kandi nawe ajya guhostinga. Ati jewe rero noneho numiwe. Naba host bose. Ati wowe hostinze wajya urwana mu kabare, jewe se na hostinga nabyishoborera nta mbaraga nifiti. Ubundi se je na hostinga nkitabwa nande. Ariko n'aba bantu bo kuri nuze kuri Snap bagura byeri gusa. Ati nanjye nitegereje utubari twishinda umugabo ndakuze njya ahantu Muyango ya hostinze kubera yuko baduhasho. Ati ikindi maze kubona bwira Muyango yirinde bano bakobwa ukuntu abarenzeho ibintu byose abikorana umwete bazana muroga turwitwa Zinda we ni namubi yazamushyiriramo. Eka ntabyo yamushyiriramo yaba yabikuye hehe Zinda nawe ko yimenekeye. Ubwo yabona ibirozi yabikura hehe yaba yagiye kubikura. Jiha bwira Muyango uti tukuri inyuma tuzajya tujyaho ya hostinze na DJ Brian n'ababyinnyi be atariko bajye baza kare. Okay, barabe bumva nyine bajye bajya mu kazi kare. Atereka twemere ko Muyango nawe atoroshye. Atariko Muyango ikintu abarusha ntago yirirwa postinga ngo yashwanye na kanaka cyangwa na kanaka. Ashobora no kuba ari we nyirabayazana w'ibibazo, ariko zanjajwa ziza kuvuga nizo tuvuga. Je sinzasubiraho uriya mukobwa ya hostinze. Mbo nanjye mfite akabari umitishijemo nafata Muyango, kuko Muyango agira abakiriya bagura, maze kubibona kenshi. Na DJ Brian nawe n'ukuntu babyina ni bon. Reba rero na Zinda yazanye ababyinnyi. Nawe nyine azabazana Keza se we ko yabazanye. Aterega abafana n'abantu bakunda Muyango ntago baba kuri social media. Jiha ntago mbizi kuko ntago ndakora izo database. Ngo ikintu kimwe nabonye kubera iki Muyango atarashwana na Brian kandi bamaze igihe bahostingana. Aba bakobwa bafitiye ishyari Muyango kuko abarenzeho cyane. Numvise Zinda avuga ngo niwe wamuzanye, yamuzanye samukura hehe ko Muyango tumwikundira. ariko erega ati Jiha uvuze ikintu kimwe ntabwo ibuka Zinda tuka Muyango bagikorera Bugaro. Ndabyibuka. Ati Muyango icyo barusha ntago ajya postinga, rero barusha ubwenge niyo mpamvu bo biyo baje kuvuga tubumva. Ati hanyuma ese ubundi we kutajya ujya guhostinga jewe se nakwitabwa nande? Njyewe nakwitabwa nandera. Njyewe ntago njya hostinga this. Ariko njya ahantu ba hostingiye nkirira show nkibyinira. Ati kigaragara aba bakobwa bafite ibyo bapfa. Ati nkunda yuko we na Brian mutajya mubijyamo. Hanyuma rero wowe na Muyango nimba bavuze yuko uri umuvugizi we, umuvugizi nyine abagomba gukora akazi ke. Ati none se bo bashatse abavugizi bakabishyura. Ariko mwambukumwe bati se Brian ko mbona ameze nk'uri gutukana na Semuhungu bashwanye. Semuhungu yaba atoroshye ageze aho ashwana na Brian atubwo yamukoze mu bwonko kuko Brian ni gangster. Ati ubundi jewe njya ahantu Muyango na DJ Brian ba hostinze abandi simbazi.
ese Jihad Jokes ko atajya ashwana na Muyango kandi bahostingana? Ikigaragara bano bakobwa bashobora kuba bamufitiye amashyari, ariko Jokes ntago ndumva yashwanye na Muyango. Erega niyo banashwana ni abantu bakuru banabyumvikanaho, turi kumvikana banabyumvikanaho rwose. Jewe ntago nanze ko abantu bashwana, mushaka mujye mushwana. Bari kunyandikira hano muri ntuze yanjye, muri inbox no muri question. Njye mbona Zinda ashobora kuba atinya gukora atari kumwe na Muyango. Aha ni muri question ziziri iyiri. Ndamba ndi gusoma muri ntuze no muri question. Ngo muri kuzana ibintu by'ibitunguru ngo nkumva umutwe urandiye. Nanjye icyo nabonye, nimba Zinda afite ikibazo cyo gukorana na Muyango, ubwo nta cyizere yifitiye. Ndaje n'izara yifunze isome, ubwo nta cyizere yifitiye cyo guhostinga. Nanjye ndi umukire ntabwo nafata Zinda, nafata Muyango, kuko izo ntuzo buse sinaba ngiye kubereka umuntu koko wayanditse. Ahubwo ndaje bifate screenshot mbi posting. Ariko se ko ntajya nkunda guposting ibintu bari kuvugaho umuntu, kuvuga ko bihagije. Muri mbariza Zindi cyatumye The Wave, icyamukuye The Wave, uburyo yasindaga kambaro busa agatuka Tate na banyiri kabari. Muri make ntanderagira, wagira ngo yarorowe. Okay, twateye agatebe kasubire muri question. Aha, dusubiriremo waje muri kontineri. Brian ndabona yabiduhaye kuri private story. Okay, naje muza hano rero. Pavro garuka. Igitunguru ndaha. Ese kutari kuturanguza izabashuti bawe DJ Brian na Tesha ko bashwaniye amafaranga? Ntago bari yabashwana shu. Nejo bazabaha ikiganiro, ariko se bashwanye bate? Ninde waje muri kontineri ko ndi kubikubaza ntudusubize Jiha? Atereka DJ Brian azazi twihera. Tese Jiha se muhungu yapfuye iki na DJ Brian? Ngo ngo Jihad agirira ishyari Semuhungu. None se namugirira ishyari njyewe? Arangaburira ngo cyokora ngo wanamugana Zinda nagira inama. Salim, nge Semuhungu nanze ukuntu yashyanutse mu bintu atazi pe. Okay. Yenda Zinda ntashobotse kuko nawe aratukana, ariko se Muyango we uhora ushwana na bagenzi be niwe bahora barenganya, niwe bagirira ishyari gusa. Nimukajye ku ruhande rumwe, mujye muhagarara hagati, ntimukagiraho mubogamira please. Brian nawe aratukana, ariko we na Tesha n'abana beza ko badahora bashwana. Muyango afite kese nyinshi muri bagenzi be, mwibyirengagiza. Zinda niyo yaba nywa mugwa, ariko ntago anganya amatiku. Iyi foto se yo ni yande mwoka byaramo?
Okay, ni ya foto banyoherereje. Okay, but this icyo nkundira Tesha na Brian mwari bwumve bashwana banakorana ibiganiro ngo se ubundi Tesha yagiye hostingana na Brian na Muyango, aba bakobwa bakajya bajya guhostinga Inyamirambo no mu Gisimenti. None se abakobwa bo ntibakeneye kubaho? Ariko ngo ariko disi wanabajije neza Jiha, nimba Zinda yaragututse yaba yararengereye kuko nta kintu wigeze umugira. Ati kubera yuko Zinda ujya umuvuga ntibinagira ikintu bimutwaye, nkanabona yabipostinze ngo wanamugana azagira inama Salim. Ase Zinda yanze akazi ka Friday na Saturday ngo kubera Sunday ngo ntago bayimwimye. Uyu se we ashatse kuvuga iki? Reka nsubiremo iyi message. Ase Zinda yanze akazi ka Friday na Saturday ngo kubera Sunday ntayo bayimwimye. Ambo ati none se ubundi Zinda dakoranye n'abandi bantu ninde wamwitaba? Uriya muhungu nabonye followinga nk'umuzi bariya koko wamfasha ngaho. Ibi byo ntabwo bindeba hano. Question: Jihad ubaze Muyango aho yarari last Friday. Okay, ndamubaza ese ko utavuga ko Muyango ngo arwaye sida, ariko tureke tubwizanye ukuri. Na muganga tujye tubwizanye ukuri mwa bantu mwe. Na muganga upima umuntu, ntago afite uburenganzira bwo gushyira resulta z'umurwayi hanze. Reka tubwizanye ukuri. Umuntu we niki? Umuntu ku giti cye niwe washyira hanze uburwayi bwe. Muyango uravuga ngo arwaye sida, warayimupimye? Tujye tubwizanye ukuri mwadukobwa, tujye tubwizanye ukuri. Ati nimba Jiha, nimba bano bakobwa baragututse kubera yuko wabajije kiriya kibazo, bafite ikibazo gikomeye, wana mugani ngewe ndi sereri. Muyango icyo arusha bano bakobwa araceceka agakora, kandi abakire ntago agejejeho. Ngo ariko Muyango nawe ntiyo, ariko mwigeze mwumva avuga ngo aba bakobwa ntiboroshye. Hari Muyango, hari Zinda, bose ntago boroshye. Ariko reka tugaruke tubwizanye ukuri, tujye tubwizanye ukuri. Nabo kujya gutukana ku karubanda cyangwa umwe agatuka undi ku karubanda. Ese comment turi gusoma uri kuzikura kuri Snap oya inbox no muri question noneho bahavuye bateye inbox. Madamu va mu nzira Muyanga ceho sawa. Jiha, nanjye ntakubeshye mfite akabari nago nafata undi muhost ntafashe Muyango. Atariko tujya tubyemera. Muyanga arakunzwe kubera iki imbere batajyaga bamutuka. Aba bakobwa bashobora kuba barabonye ko Muyango ari gukundwa n'abantu benshi, bo bakaba batakibona akazi ko guhostinga. Ati je natunguwe no kubona Muyango kuntu akunda akazi, aho DJ Brian avayo na bakajya kubyina bakazana ababyini. Ese ko nabonye Teriski yabiganye badi, izo zazi dushakire Jiha. Yego nzazibashakira, nizo nzabazanira ubutaha. Yego Zinda nawe ntari bimuri iyi mihanda, ariko arakabya kwigira kamayibobo. Atariko disi nkunze ukuntu bisobanuye.
wabajije kiriya kibazo Zinda se yigeze agutuka Jiha? Ubwo se Zinda yagutuka ahereye kuki mudahostingana? Karanutse ka Zinda karagenda karavuga ngo ninjye ku ishuri. Zinda w'amaso ameze nk'ay'igihori, uzafata uwo mwana wawe bari ujyana ku ishuri. Ati cyo nkukundira bano bakobwa baba mubazi, ese ubundi wowe kutajya ushwana na DJ Brian bagiye babigiraho kubana. Kubana yanjye. Uwaje muri kontineri ninde? Jihad dusubiriremo cyangwa DJ Brian abitwihere, nava muri hangover azabibabwira. Ngo ya Jiha, ngo icyo nagukundiye ngo ntashya rugira, ngo ari kugira amahane uratukana. None se mwabantu mwe ngewe ko ntuku wantutse, ngewe wabutanutse nkitora nkaza nkagutuka. Burara nabira bibazo niba ngo ya nabira bibazo nibarije ngo ya Jiha va mu nzira, kubera iki Muyango atajya shwana na Joxy kandi Joxy nawe ari muri iyi mihanda. Nyine namwe ibyo mubyibaze, ibyo namwe mubyibaze. Muri ingegera gusa. Mu mpiza Zinda. Ngo baza Zinda icyo yapfuye na tetanus. None se ubone oya barabo bashwanye turi muri group. Nanjye icyo ngaho ndahiye rwose. Tubwire ibyiza bya Zinda basi, subu ni mubi cyane ku buryo nta kizima afite. None se ahubwo ibi bya Zinda naje kubabwira ni ibi. Ngiye ko naje kubabwira ukuntu Zinda yateye comment kuri ntuzenya nanditse, bagakomeza bakavuga yuko yashwanye ngo yamwirukanishije mu kazi Muyango, asanga ntiyamwirukanishije, ayo si amakuru ahagije. Wana mugani Jiha, kubera iki Joxy atajya ashwana? Mbabajwe n'ukuntu papa Zinda senga ariko akabyara ikibazo muri societe. Gaho ni mu nyumvire. Njewe ntabwo nabipo. Okay. Ariko wamana. Ariko se mwebwe ibi bintu munzani cyokora Jiha ndi sereri pe. Reka nkubwire aba bakobwa ahantu bose bajya guhostinga nabanje kujya njyayo kugira ngo ndebe impumeko yabo, ariko Muyango na DJ Brian barabyina ikibazo cyabo ni kimwe, batinda kuduha show bakayiduha tugiye gutaha. Naho ubundi uri ahantu hari DJ Brian hari Muyango n'ababyinnyi, nta handi hantu wajya gushaka ibyishimo muri uyu mujyi nshinyira. Okay. Dusubiriremo neza ngo sereri. Ngo gaseke zishikura. Ngo waje muri kontineri ngo barashwanye Joxy na Zinda. Ntawe ubwo ntitwabimenye. Ngo Jihad hamagara nyirakabaraze hana dusobanurire. Jewe ejo twavuganye n'abantu ba muri kariya kabari n'ukuri kw'Imana ngo Zinda yarasezeye. Ngwerega Jihad ntago Salima yabura kuvugira Zinda nkuko wabivuze. Zinda yamwirukana. Okay. Bati tubwire wica ku ruhande Tesha na DJ Brian barashwanye cyangwa bari mu karuhuko. Ejo bazabaha show, ejo muzajye ku Gacano bazaza kubaha show. Dushaka ko usoma comment ziri live, oya izo tutareba. Okay. Oya izo muri question ntago mwazibona vrema. Niziri muri inbox ntago mwazibona. Ninjye uzibona. Keretse mbifashe screenshot nkabipostinga kandi jewe sinshobora.
bavuga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nzajya njyaho Muyango ya hostingiye setu. Nanjye ndamutse mfite akabari Jiha nkubwiza ukuri, nafata DJ Brian ababyinnyi Prince Miss Muyango, ntago ajya atukana, asuhuza neza abakiriya, ariko ubwire Brian akantu ko gutinda kujya kuri stage gucuranga no kubyina ahindura amasaha, kuko haba hariho abatuma tutaryoherwa. Okay, kuki wafashe impande wabaye natural uri nkomamashyi Kanyagwe? Ese iby'ingumi yakubiswe ko wabihakanye kuri kamera? Nuko ntari mpari kandi nkaba ntaranabonye video y'ingumi, ibyo rero nta foto nta cyabaye. Ati disi cyo nkukundiye Jihad, aba bakobwa bagiriye inama nibo baba bari kwiyicira amazina yabo no guhemukira aba boss baba babahaye akazi. Atariko kuki mutajya muza kuri live kenshi? Umva, Zaburi nshya Zaburi nshya ya hehe Brian? Zaburi nshya yihe? Zaburi nshya umva, mvuye mu bintu bijyanye na ntuzenya rero, guhimba uri kudutera isereri. Njyewe si ubwo nahimbira nde hano, ntago nabyiviramo. Anyway, njye rero narinje kubabwira ibyo. Oya, tugarukire kuri sereri. Ati rero reka nkubwire Jihad, bano bakobwa jya ubareka besurane. Atese kutaduhaye za plant. Plant yo ntayo nzi pe. Jiha, wowe uvugishije ukuri Muyango ni shyashya. Nabikubwiye nti bose ntago boroshye, ni abantu bakorana, bagomba kugira ibyo bumvikanaho cyangwa ntibabyumvikaneho. Ariko mwigeze mubona ko bavuze ngo Muyango, erega je nicyo nagarutseho, Muyango ntabwo yirukanishije Zinda nubwo muri gukomeza ku bya sister rwose. Oya, ntabwo yamwirukanishije, icyo cyo ndagihakanye. Muyango ku buryo yagenda akabwira umukire ngo irukana Zinda, mwirukane. Mana yo mwijuru, oya, nimba byarabaye pe, ubwo banyine mu kabari hari abarambeye, kuko nanjye ibyo byo nanjye twaza hano tukota Muyango. Jihad, duhe snap yawe. Oya, nimba mutayiriho nimuyihorere. Ariko mureke mbabwire, Muyango yaba yanga Zinda, kwanga ko umuntu mukorana birumvikana pe, nimba yarabyanze ni uburenganzira bwe. Ese kuki bano bakobwa bagomba kurakazwa nuko Muyango atakoranye nabo? Ntibibarakaze nimba batakoranye, keretse ahubwo avuze ngo sishaka ko mukora, icyo nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko nimba yanze ko bakorana akaba yabyanze, bibi bibazo. Ngo Keza yagusubije. Nkuraho kariya kana kari muri imihanda mukareki. Reba inbox yawe. Okay, good. Reka nsubireyo. Unyandikiye ibiki se wowe? Oya, kwesheri ntabiriyo. Na inbox yanjye nta kintu washyizemo. Jiha, wanze kuvuga kuri Muyango ko bamukubise utari uhari, none ukaba uri kuvuga ko Zinda yasezeye bwo wari uhari asezera. Oya, sinari bari nibyo nibajije baradusubiza. Kandi Muyango muvuga ibyo gukubitwa, muza niyo video aho none se ubundi mbabaze, Muyango kuba yaba yarakubiswe byaba ari ibyo kumuseka cyangwa byaba ari ibyo kumukora ubuvugizi kugira ngo amukubise afatwe anahanwe gukubita no gukomeretsa? Tujye tubwizanya ukuri. Nanjye niyo mpamvu nabibajije. Ati kigaragara cyo
ntagakomeje. Wowe nta message yawe nabonye yo muri inbox. Cyokora zino nkizi zimwe zo muri inbox yanjye ndazifata screenshot ahubwo reka nze nzifate hakiri kare nzibike. Ndabazi bashobora kuzaza nayo yinayisomye reka nyifate. Ejo hatazagira akanzana urabona uruyona. Ikintu cyo mugomba kumenya, nta muntu nta gitutsi, ubundi gitutsi mushobora kumva muri imihanda kikabatungura, kuri nge ni ikihe? Ntacyo, nta na kimwe. Ariko ntungurwa n'umuntu uri ku oya hafi imbanze nyifate hafi iri hewa. Okay, sawa oya pe, oya rwose. Bati cyo kora Jihas ndi sereri ni sawa nushaka. Bigutesha umutwe shu. Kabonye niyo yaba akwishyura, kabonye niyo yaba kwishyurira inzu ngo she is your best. Bose bafite ababishyurirara ngaho. Ariko wa mana bati Jiha utubwije ukuri agacana ejo kazagaruka turahumetse. Bari batangiye kuvuga ngo Brian na Tesha barashwanye. Dore ikintu ugomba kubwira bano bantu Jiha, fata DJ Brian, ufate Tesha, ufate Muyango n'ababyinnyi bajye bahostinga mu kabari kuva kwa mbere kujya ku cyumweru, tuzajya tutujyamo, abandi ntabo tuzi. Atababyinnyi ba Muyango na DJ Brian imbere cyane, abo kwa Keza baba bari kwayura mu tubari. Okay. Ariko rimwe nzajya kureba ababyinnyi bo kwa Keza. Shu umva Keza hostinga ryari na ryari, ariko jya mbona bipostinga no. Keza hostinga ryari na ryari. Nibashaka bashwane Kigali we saa yacu barya. Okay. Umushu waretse kunca amazi yo shangizi sinari nazibonye maskini ye baba we. Wafashe uruhande urakabya. Atariko ikigaragara cyo aba bakobwa ntiboroshye, wana mugani baba bafite ibibazo, ahubwo buriya Brian kuko akorana nabo cyane ibibazo by'abarabizi Jiha yazazi kuranguje ukaza ukabitubwira, kuko DJ Brian we ntiyaziduha neza. Tubwire uwaje muri kontineri ninde. Ngo bavuze ko impamvu uvugira Muyango no kubera ngo akwishyurira inzu, nabo bashatse abo bishyurira, baba bishyurira amazu, then babavugire. Murakunzwe mubareke. Ariko we muzi ukuntu ngewe mbyuka nkora. Ngewe muransetsa ariko. Ababyinnyi bacu ni ndakorwaho. Brian atincecekanye byinshi baravuze. Brian rero ugomba kuzindanguza zicecekanye. Ubundi nkaza nkazibwira abantu ati cyo kora Jiha zindi ubona ko ari umwana mwiza, ashobora kuba yoshywa n'ishuti ze. None se ntabwo twabonye Muyango na Brian bajya gusura Zinda muri rihabu? None se ubwo baba bangana? Bashobora kwangana nyuma yabyo. Ati cyo kora Jiha ukuntu ukunda Muyango n'uwamuvuga nabi wamwitendekaho. Bati uzi ko Muyango niyo yakora ikosa utaribona nk'ikosa, atariko ni wowe nshuti. Wowe Muyango na Brian
nimwe mutashwana. Ese kutaduhiza Aria Cool Jiha ngo ukuntu yabaye umubosi ngo nshinyira. Aria Cool none se niryaratabaye umubosi muceceke munitore acha fujo nimujya kuvuga Muyango nako Aria Cool we muceceke. Aria Cool mumuveho. No umubosi. No umubosi. Ese ubundi bagiye babigiraho we na DJ Brian ko mutajya mushwana. Ati cyo kora Jiha nanjye navya nuko ntagira urubuga najya kuvugira Muyango ntago ajyaza gupostinga bano bakobwa nimba yaranze gukorana nabo bashaka utundi tubari bajyamo cyangwa se bakora umusi wabo. Ese ubundi ni kampara gukorana na Muyango. Ese ko nabonye bari kwiha Muyango kandi abaruta potesho. Babwire dada barize wambiwe Jihad aryoshye itiku niyo mpamvu Jihad aryoshye itiku ushaka ukuntu wazanamo ibintu byo gusambana. Je na Jihad turagati kazirikanije ipu cyane va muri hangover tuvugane Bria. Oya we turagati pe. Cyokora Jiha nanjye navugira Muyango pe kuko Muyango aritonda aranadusuhuza ntajya dusuzugura atariko zinda bari guhekenya amashikarete ngo niba natandukanye. Zinda ni nyama batukaba bosi twigeze gusohokera ahantu tukabosi wamuhindura ivu turumirwa Muyanga bayigendeye. Aho Muyanga atakigenda asigaye duha show nanjye niho njyaho ya hostinze we na DJ Brian. Ubundi ndabanza nkareba nimba bapostinze nkabura nkabona kugenda nkabwira n'abakire nkuko wabivuze abantu ba Muyango ntibaba kuri Snap. Yego muzi ko abakire ba Muyango ubundi baba kuri izi mbuga ntago ariho baba. Izi mbuga zibaho abapampe. Ngo ariko Jiha wazazanye na DJ Brian kuri live mukatubwira ibya kontineri Brian sha yankuye kuri private story yiwe uzamumbwirira asubizeho. Nzamubwira umuntu witwa Diva uzamusubizeho Brian. Ubundi wowe na DJ Brian kuki mutajya mu hosting atariko sha mwaba kubita mukabamara. Ati kuko mugira amahane ntabwo twebwe tujya turwana. Anyway umva rero ababyinnyi bandi ngo nta tike babona. Yego ngo ababyinnyi nta tike babona ngo ntibarya ntibanywa ariko ababyinnyi ba Muyango na DJ Brian bro barishimye barabyina ivumbi rigatumuka mukomeze mu byigane. Ese Jiha watubwiriye Keza akagereka kwivanga mu bintu byose abonye. Ati we na Brian icyo mbakundira muritonda mukavugira mu migani. Twese tuvugira mu migani mureke no mbabwire buriya njyewe ninjye utoroshye buriya ninjye utoroshye hagati yanjye na DJ Brian ninjye utoroshye buriya hari ibintu nyine ninjye utoroshye hari igihe muca mu jisho nkakubita nkakira ibintu nkahari ubundi akaza kambwira wa mwana we. Ngo Jihad uri gusubiza comment twabihaze no niba wabihaze tumukava hano ngese njya kuza hano naguhamagaye nguze ntiwizanye. Bati cyokora Jiha reka tuvuge ko na Muyanga toroshye ariko we ababera umunyabutare ntaje gushyira hanze n'ibyo bo bapfuye. Muyango rero deri cyabarusha nibyo ni ibyanyu. Ni nanjye nigeze kuzaho ba Muyango ba hostinze batanga show ariko sha Jiha uzababwire n'abashuti bawe ndabizi bajye baza kare pe baduhe show twigirire. Ubu ushobora kuba waje muri show yabo ukaza uje kugura agapeti ukaburi kwandika bino bintu. Ati cyo kora bro Muyango nindi si. Anyway
muramuke ndagiye jewe ejo mfite akazi ndaryama kare. Zinda n'umwana mubi ndamuzi Kagarama aragapfa ndetse gato. Zinda n'umwana mubi ndamuzi Kagarama aragapfa ari inshuti na Muyango segonderi gusa. Zinda yankoreye ubugome ntazibagirwa ikigoryi gusa. Jiha buriya Muyango aroroshye. Iyi ni screenshoting ivuyemo tagaswe. Kagarama ni hehe? Kagarama ni he badi? Jean Pierre urahari? Feke musubire inyuma natinze. Vugisha ukuri niba koko Messi anyara ku buriri. Messi ndetse kandi Jihad show one love. Iriya ndaya nituvire kuri Muyango, urabona igihe zahereye, ahubwo twibwirire Muyango, tubwirire Muyango yirinde indaya zitazamuha supagro. Nanjye njya ahantu DJ Brian na Muyango bari setu. Ese ubundi umushu ari Muyango na Zinda ukunda ndi? Nkunda Muyango of course, ariko Zinda ndamwubaha nk'umuntu. Ngo nkunda kuvugisha ukuri niyo wari kuba wanga. Jihad we tubwire ngo nta mubwo kimenye ngo Jihad we tubwire ngo biragusibuka. Zinda na Muyango bari inshuti biga segonderi, ariko Zinda yari umwana mubi kubi. Komera mama Muyango. Bati nkunze yuko Zinda umwubaha disi nk'umuntu, nibyo nubwo kacanganyukiwe. Kagarama segonderi skuru niho bize. Ese ntabyo narinze. Ibyo byo Jihaye uvuga ko udakunda Muyango n'ukuntu nawe yavuze ko agukunda byari kutubabaza, ariko disi nta nubwo wigeze ubyivangamo ibi bintu byabo. Warabajije nk'umunyamihanda cyane rwose, nabajije nk'umunyamihanda pe. Nanjye ubivuze ukuri nkunda Muyango, noneho wubaha Zinda. Njyewe hoye karatukana, twize ku kigo kimwe, nta muntu yubaha Zinda, n'abanyeshuri bose yarabatukaga. Ariko we njyewe ntabwo ibyo bintu byo kwishuri mbizi. Mise njya mu kibada ngo rwose uvugishije ukuri ngo Muyango arakunditse. Ese ubundi wowe witwa Zinda nuwahe? Ngo ni indyarya gasinda amazi yitorosha. Ngaho tubwire, ari Muyango na DJ Brian ukunda nde? Bose ndabakunda. Yego. Bose ndabakunda. Muri Three Angels muri bangahe? Turi batatu. Urumva nyine ko turi batatu. Tora umwe bose. Ese Brian
azagaruka we na Tesha ryari Jiha? Bazaza ejo, bazabaha ikiganiro ejo. Mwandaya mwe ejo nimudatanga ikiganiro, mwandaya mwe we Brian na Tesha ejo nimudatanga ikiganiro n'akazi kanyu. Mujye muva muri ubwo buriri mwabana mwe mugende. Erega n'impamvu bataza n'ibiganiro akenshi. Baba baraye mu mbari. Sha man, bagataha mu gitondo. Ariko ejo ngo bazabaha ikiganiro mana nibatakibaha n'akazi kabo bano bana. Mwandaya mwe mujye ejo muzabure guha abandi bana ikiganiro. Nukuri pe inshuti zazinda zose ni discipline. Jihad ndagukunda. Yo disi Muyango niyo bamutoka kajana we ntiyajya kubasubiza. Aha barushiriza ubwenge baragenda bitotombe. Muyango turamukunda. Okay. Umva ngo ejo ni gahunda bati mbabarira Dabiju bite sheri. Ese Dabiju ndashaka kukubaza sheri, uzaza ryari ko hari akantu nakwandikiye kuri WhatsApp ugomba kunzanira nkahereza inshuti yanjye. Mana we inkari ziranyisha. Yo Tesha. Wowe ntago uri muri hangover. Atarika abantu bose muri iyi mihanda bagiye bigira kuri wowe na DJ Brian ko nta musi numwe muraza gushwana cyangwa mwebwe nuko mudahostinga. Ntumuke. Ntago nagutuka none suvuze nabi. Ntago nagutuka rwose none ubwo nabangutukira iki ntago bishoboka. Ariko DJ Brian afite amakuru menshi Jiha, umushaka ziguhe nimba koko ari inshuti yawe arakubwira amabi y'aba bakobwa zinda ni mubi. Jiha tubwizanye ukuri we kubera Muyango waroroshye. Oya ntago yoroshye. Ngaho mbwira ikintu uvuga ngo ntiyoroshye. Ntago yoroshye kubera ko abantu babiri iyo bagiye gushwana hari ibyo baba bapfa of course batumvikanyeho sibyo, ariko se tubwizanye ukuri. Tubwizanye ukuri ko bajya bavuga ngo ibi birarutanwa. Shajiha ukunda Muyango ku buryo ngo bamukubise ntubivuge. Ariko baramukubise nabivuga nkamutabariza umuntu wamukubise agafatwa. None nabuzwa n'iki kubivuga uzibeshyeze. Jiha nanjye nkunda iriya timu ya DJ Brian na Muyango, ariko twibwire batubwirira ikintu kimwe. Bajye babyina kare. Ababyinnyi bo kwa Keza baba bagenda baterura mitsingi ku matebo y'abakiriya inyota yabisha. Okay, ibyo ntabyo nzi ko ntago ndajyayo na rimwe. Ngwase ngo Muyango yaritukuje niyo mpamvu bamufitiye ishyari. Ese ubundi mbabaze Muyango yitukuje ryari ko duhorana? Aba bakobwa rero bose bashaka bacisha make kuko Muyango abarenzeho ni naryo shyari babagirira. Ninjye ntago ndi umufana wa Muyango, ibintu byose mbirebera nka hariya, ariko ikigaragara Muyango bamufitiye ishyari. Umubwire yitonde batazamuroga tukamubura akagenda atirereye umwana atiyunze n'umugabo. Ngaho mwambuko mwe. Ati disi ukuntu comment zose uzisoma disi, niyo baba bari kuvuga nabi Muyango urabisoma ariko ukabisuzugura ukabica ku ruhande. Jiha ukunda Muyango pe. Ninde waje muri kontineri
ariko se Zinda yaretse ibiyobyabwenge ko mbona ari byo byigendera? Umva aho bigeze. Jiha, muzicare we na DJ Brian mubabwire ukuntu mubana, niyo mushwanya ukuntu ibintu byanyu mubikemura. Rwose mwebwe ndabemera, ahubwo Tesha na Brian tubwire bapfuye iki nshinyira. Ariko se bapfuye iki? Ntacyo bapfuye, n'ejo bazabaha ikiganiro mwambuka umwe. Ngo ubundi Muyango bamuziza yuko abantu bamukunda nta kindi. Kandi Jiha, ni wowe nshuti, nanjye ubwanjye ndifuza kuba nakugira inshuti, ariko umugabo wanjye noneho yanyirukana kuko mugira show, kandi jyewe sinkunda ibintu by'imihanda. None se nitwaba inshuti tutari mu mihanda? Ariko se ubundi twahuza gute tutagiye mu mihanda? Sha ibyo bavuga byose Muyango uramukunda pe. Ati ese Jiha, iyo aba yirukanishije Zinda wari gutuka Muyango? Ati nanjye disi nikundira ka Muyango. Oya sha, iyo aba yirukanishije Zinda akavuga ngo Zinda nave hano, sha oya ntabwo twari kubyumvikana na Muyango pe. Yego ntabwo ndari kuza hano ku Karubanda, ariko nari kumugaye. Yego. Ese Jiha tubwire, kubera iki Joxy atajya ashwana na Muyango agashwana n'abakobwa? Ni ishyari. Zinda we aratukana, agira amanyanga, agira ishyari. Nge nibera muri Omani, ariko ibintu byose mba mbikurikirana. N'inzu zanyereke Muyango twifotoza. Nta kibazo nzamukwereka. Jiha, nukuri shu ntago uri umwana mubi pe, maze kubibona. Kubona warabajije biriya bibazo ntuhite uhubuka ngo utuke Zinda. Aha wagize neza, ariko Zinda agira amashyari, ni umunyamatiku. Okay. Shu, nshaka ko tuba inshuti kuko ndagukunda. Jihadi wa Muyango, Muyango wa Jihadi. Setu. Tubimenye. Okay? Yego. Jihadi wa Muyango, Muyango wa Jihadi. Sha, n'abavuga yuko ngo bakwishyura ngo utukane, baranakubeshyera disi. Ubu se Jiha, Muyango bamuzize iki ko nagiye kuri Snap ye nkabura ibintu we yatukanye, ariko nkasanga Zinda yabikoze n'ikimenyimenyi yakurikijeho ngo ijambo ry'Imana. Jiha, nubwo uri kugaruka ugashyigikira Zinda ntiyoroshye, ahubwo Muyango bazanamuroga natareba neza. Umva rero jyewe murabeho, ndigendeye, muramuke neza. Nta comment zanyu nongera gusoma, nta message zanyu nongera gusoma, question isi nongera kuzisoma, ariko abanditse muri message byo na screenshotinze n'ibindi nagiye mfata. Reka some iyi message ya Brian. Ako ubwo murakunda cyangwa muba mufera mwana? Asubwo murankunda cyangwa mamufera mwana? Baragukunda wambukwe ngo ni Brian. Ejo uzabure gukora ikiganiro. Jihadi wa chance wa Jihadi. Oya, Jihadi wa Muyango wa Jihadi. Oya nako Jihadi wa Brian wa Jihadi. Ati nawe umunsi washwanye na DJ Brian tuzabota.
yego rwose muzaze mwiyotere nababwira iki mwambuka umwe iyo turamuka ibiki umushu kubwo ngubwo njyewe nitwa Sereri ngo ariko Jiha nicyo kora uranabahwituye umuntu utazi kugura Sereri ni gute yagutuka uraburaye none se watumijeho pizza ngo utumireho pizza Bria ngo utumire pizza hariya mu gisimenti bakuzanire pizza wirire watumye se amabrushete aho ruguru yiwawe wa mwana we uraburarute umva muramuke cyokoza Jiha nibwo nagenda nabyemera pe uri inshuti nziza disiyo uwawe umuberaho ubu se muyangaza ukuntu mukundu wo murwaniye ishyaka nanjye nabikora nuko nta followers ngira nabonye Kazinda kamwihaye birambabaza Zinda ni mubi twese turamuzi agira amahane aratukana ese wamenye yuko ajya natuka mama we izo narazimenye Jiha reka nkubwire Zinda nawe ntago ari umwana mubi ahubwo ikigare kiwe ni indiscipline ni gute wakururana n'umuntu batse umwana ukaba muzima Jiha wazunze Muyango na Zinda mbabarira ndakwinginze baziyunga ni bakuru barase si bakuru baziyunga ejo bundi uzajya Muyango n'umwana mwiza uzajya kumva wumve rwose bagize na Muyango ego ko none se n'ubwa mbere yabatutse Muyango numva ibya Miss Rwanda muribuka ko twige byigeze kugaruka muri buga aba baziyunga Muyango ntawe badashwana aba bantu baziyunga Jiha nicyo nkukundi yuko bivuze ngo uyu na Brian arabyanditse baziyunga noneho Zinda we nakarusha Muyango yego disu tuca natwe turabizi ko Muyango ari umwana mwiza Jiha byihorere Zinda n'umunyagasuzuguro kajejeta Muyango niyo umwegereye aragusekera akanaguhobera ariko disha arahumura Zinda baraho yihekenyera amashikarete ngiye kwiryamira ariko se Zinda ishikarete yekenya siwe uba waziguriye Jiha birashoboka ko Muyango nawe atoroshye ariko arusha ubwenge bano bakobwa bakagenda bakimena inda umva muramuke rero nanjye mwijya kumena inda kandi jewe ndabakunda ngo nzukurisha sawa Bria rero muramuke mwa bantu mwe